kwiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo ni kuki hariho kubabara cyane kuri iyi si. Kuki kubabara kuriho kuri iyi si kandi cyane? Kandi ndagira ngo mbabwire ko koko kuri iyi si hari abantu bababaye cyane, hari abantu bumva kubaho birutwa no gupfa, hari abantu biyahura kubera uburyo babayeho mu buryo bubabaje. None se impamvu itumye iyi si imeze gutya ni iyihe? Nicyo cyigisho tugiye kurebera hamwe muri uyu mugoroba. Ndagira ngo babwire yuko hari ahantu hari abantu bafite ibintu bibasagutse, mu gihe abandi ari abatindi nyakujya. Abantu bamwe bafite ibintu byinshi bya mirenge. Mperutse kumva muri radio barimo bavuga yuko kuri iyi si hari abantu ndumva baravuze 8 batunze 1/2 cy'umutungo uri kuri iyi si. 1/2 cy'umutungo uri kuri iyi si gifitwe n'abantu 8. Abandi basigaye miliyari zisigaye zigabana undi usigaye, ariko 1/2 cy'umutungo uri kuri iyi si byavuzwe kuri radio Rwanda. 1/2 cy'umutungo wo ku isi abantu 8 bagifite mu biganza byabo. Ubwo se mbabaze, bazi umutungo bafite uwo ari wo? Sibyo? Rero ubu abantu bamwe bafite ibibasagutse, mu gihe abandi ari abatindi ku rwego no kubona ibyo kurya ari intambara ikomeye. Ndagira ngo mbabwire yuko hari ahantu hahora imvura, mu gihe ahandi hahora ari izuba ridasanzwe. Turi buze kureba ngo ni ukubera iki ku isi hariho kubabara cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko hari abantu barya bagasigaza, abandi bakaba ari abashonje ku rwego rwo hejuru rukomeye. Kandi hari abantu banezerewe, abandi barashavuye mu buryo bwo mu rwego rwo hejuru. Ahantu hamwe hari ituza, ahandi hari impagarara, hari amakimbirane, hari ibibazo bidasanzwe. Hari amahoro, ahandi hari intambara, abantu bahora bapfa umunsi ku wundi. Mbese ibyo bintu by'imirongo 2 iri ku isi ni ukubera iki? Ni ukubera iki ku isi hari ibibazo bimeze gutyo, abantu bakaba bafite agahinda kangana gutyo? Mbese ikibazo kiri ku isi giterwa n'iki? Nshuti yanjye, iyo dusomye Bibiliya itubwira impamvu, kandi umuntu wese utunze Bibiliya ndagira ngo mubwire ko nta kintu na kimwe cyamubera urujijo, kuko nta kintu na kimwe Bibiliya itagenze itavuga. Bibiliya ivuga yuko ingorane ziri mu isi, ibibazo biri mu isi byose, nyirabayazana wabyo ni Satani, nyirabayazana wabyo ni icyaha. Ariko wakubwira uburyo abantu benshi cyane bo ku isi ibibazo byabo basoza babigeretse ku Mana. Nuzumva abantu bashinga idini ya Satani, nuko baba bavuga bati Satani ashobora kuba ari nawe mwiza kurenza Imana. Ngo hari n'abatanze n'ikirego, sibyo? Satani niwe nkomoko y'ibibazo byose, ariko byose abyitirira Imana. Reka dusome isomo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 13. Igice cya 13 cya Matayo tuhasanga imigani 2 nifuza ko dutekerezaho kugira ngo turebe inkomoko y'ibibazo biri ku isi. Iyo turebye Bibiliya iki tubwira cyo nuko Imana yaremye isi itunganye, imeze neza, nta kibazo kiyiriho, abantu Imana ibifuriza kuzajya babaho neza iteka ryose. Mu gice cya 13 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ku murongo wa 1 handitse umugani Bibiliya yita umugani w'umubibyi. 13 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 15 tuhasanga umugani w'umubibyi. Muri uyu mugani w'umubibyi Bibiliya ivuga yuko umwami yasohoye imbuto, arangije arazibiba, zimwe zigwa mu nzira, izindi zigwa ku kara, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu butaka bwiza, maze izo mbuto zigenda zitandukana. Kandi uko ubutaka butandukanye ni nako amaherezo y'izo mbuto yagiye atandukana. Ariko iyo usomye ku murongo wa 24 w'icyo gice cya 13 uhasanga undi mugani witwa umugani w'urukungu. Mugani w'urukungu mu masaka. Nshuti yanjye, ndagira ngo mbabwire yuko Satani ari umugome cyane, kuko iyo usomye umugani w'umubibyi wanditse muri Matayo 13 kuva ku murongo wa 1 ushobora kugira ngo ikibazo gikomeye gihari nuko imbuto zaguye ku kara cyangwa mu nzira cyangwa mu mahwa. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko nizaguye mu butaka bwiza, ubundi wagatekereje yuko zari zicitse ku icumu, ikibazo
cyazo cyari kirangiye. Ariko ndagira ngo mubwire ko ku murongo wa 24 w'iki gice cya 13 izo mbuto zaguye mu butaka bwiza nizo umwanzi yakurikiranye azibibamo urukungu. Iyi migani ibiri yanditse muri Matayo 13, umugani w'umubibyi n'umugani w'urukungu mu masaka, ni imigani ibiri ifatanye. Hari igihe umuntu avuga ati Satani ndamucitse kuri iyi ntambwe, ariko Satani nta muntu n'umwe ajya avirira. Niyo umucitse kuri iyi ntambwe agutega ku yindi ikurikiyeho. Nibyo? None se wari uzi yuko imbuto zaguye mu butaka bwiza zicitse ku icumu, ariko nazo umwanzi ntazivirira arazibibamo urukungu? Urukungu rwanditse ku murongo wa 24 w'igice cya 13 ni urwaribwe mu mbuto zaguye mu butaka bwiza, za zindi rwose umuhinzi yavuze ati Imana ishimwe. Izo ngizo umwanzi nazo yarazikurikiranye kugeza ubwo nazo yazibibyemo urukungu, kandi azibibamo urukungu ngo azabyitirire uwo mwami wabibye imbuto nziza. Niyo mpamvu isi yose isoza igeretse ikibazo cyabo ku Mana. Abarwayi bazi ko Imana ariyo yabiteye, abadafite ibyo kurya bazi ko Imana ariyo yabiteye. Satani asoza abaye umwere, kandi ni nacyo yakoreye icyo gikorwa. Muri uyu mugani rero umva uko handitse. Nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Imbuto ni nziza, n'ubutaka imbuto zaguyemo nabwo ni bwiza. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Ntitwabonye se kuri ari umugani w'umubibyi? Kandi umubibyi yari arimo abiba iki? Imbuto, amasaka. Uriya muntu wabibaga imbuto gereranya ababwiriza. Ababwiriza bameze nk'abantu bafata imbuto mu gipfunsi barangiza bakajugunya. Iyo ndimo mbwiriza abantu 10, mbwiriza abantu 20, 100, ndagira ngo mbabwire yuko iyi imbuto ziguye ku kara nta rubanza Imana inshyiraho, kubera yuko umurimo wanjye ntabwo umeze nk'umurimo wo gutera ibishyimbo. Umuntu aramutse arimo atera ibishyimbo agatera ibishyimbo mu nzira byamubera urubanza. Ariko niba umuntu ari umubibyi, imbuto akaba ziyora mu gipfunsi, yarangiza akajugunya rukishakira aho ziguye mu nzira, ntabwo ari ikibazo cye. Reka mbaho urugero. None se ubu muri abantu imbere yanjye 100 ngahe? Bamwe bamaze ukwezi kumwe baje mu itorero, abandi barivukiyemo, abandi baje uyu munsi nibwo bwa mbere. Icyigisho ndi kubigisha ni kimwe. Ubwo se uri butata cyumvise arandenganya? Uri bwumva ari icyo hasi cyane se nagombye kubigisha ibyo hejuru arandenganya? Umurimo wanjye ni kukorwa meze nk'umubibyi ufata imbuto mu gipfunsi, narangiza nkajugunya mu murima. Aho ziguye mu butaka bwiza n'umugisha wabo, aho ziguye ku kara n'ibyago byaho. Ariko reka mbabwire ikintu nshima Imana, ni ku ishuri ryacu ryiga. Ishuri ryacu wo mu wa mbere no mu wa gatandatu barigana. Ubwo hari uri butahiraho, mu gihe undi we ari butahe yumva ahubwo umwe biramukomerera atahiraho, undi we yumva ahubwo ari ibyo hasi cyane. Cyakora hari ikintu nshima Imana. Imana mu mugambi wo kugenda ihinduranya ababwiriza ni ukugira ngo umuntu wese ku rwego rwe agerweho. Niyo mpamvu niyo nakora amavuni ibyumweru 2 nkarangiza wumva ikibazo cyawe ntakigezeho, wumva nta bufasha bukugezeho mu byigisho nigishije, uhumure. Imana yitegereza imitima y'abantu bose, izakuzanira igisubizo gihuje n'ikibazo cyawe. Ujye ushima Imana impamvu uruhimbi rwa Nyamirambo rudahoraho umubwiriza umwe. Niruhoreho ababwiriza ba Nyamirambo gusa, bigasaba ko n'abandi bahandi baza. Ni ukugira ngo umuntu wese ku rwego rwe agerweho. Niyo mpamvu nta muntu uzagira urwitwazo, sibyo? Buryo tubwiriza nta jambo riba ridafite umuntu rireba. Uwo hari umuntu umunsi uba wageze, uwo munsi ukaba ari uwe. Imana ikabiri bumugenderere, ikabiri buvugane nawe. Niyo mpamvu nuzajya ujya mu iteraniro, uzajya utega amatwi, hari igihe uwo munsi wazajya bari uwawe. Iyo munsi rero umuntu we wagezweho abwira abantu ati uyu munsi ibintu byavuzwe n'ibyanjye, ati kandi niyeguriye Imana. Hano rero
umugani w'umubibyi ugaragaza yuko iyo umuntu arimo abwiriza abantu benshi, atarimo akurikirana umuntu umwe, atarimo asura umuntu urugo ku rundi, ahubwo ameze nk'umuntu ukora amavuna, abantu bamwicaye imbere batandukanye, bamwe barize amashuri, abandi bafite imyumvire yo hasi batarigeze baniga, bose akababwira icyigisho kimwe, ntabwo gishobora kubafasha ku rwego rumwe. Niyo mpamvu nikitaza kugufasha utazagira ngo nuko icyigisho kidafite umumaro, buriya hariho cyafashije, kandi uwo nguwo Imana yamugendereye. Umubibyi yarasohotse abiba imbuto, zimwe mu nzira, izindi ku kara, izindi mu mahwa, izindi mu butaka bwiza, maze Imana irashimwa kubera yuko hari imbuto zaguye mu butaka bwiza. Ariko Satani kuko ari umugome, kubera yuko ari igishegesha, kubera yuko atajya avuga ati uyu muntu arancitse ngo ashyire amaboko mu mufuka, kubera ko umucika ku ntambwe imwe akagukurikirana kuyikurikiye, maze aravuga ati nubwo zaguye mu butaka bwiza, reka nzibibe mu rukungu, kugira ngo azabyiterere Imana. Bati Imana se ntimuzi ko ariyo mubibyi? Wari uzi yuko abantu baza hano bakaba abanyabyaha, bikabananira kubicikaho, byarangiza bigasoza bigeretswe ku itorero ry'Imana, byarangiza bigasozwa bigeretse ku babwirizabutumwa, kandi ntacyo batakoze? Ni wo mugambi wa Satani umutera kubiba urukungu mu masaka, ni ukugira ngo icyaha kigarukire Imana. Ariko hari ikintu nshaka kubabwira, nuko abacira undi mugani, aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Ngiye kubabwira umuntu wakoze ikosa. Ikosa nubwo ari iry'umwanzi wabibye urukungu mu masaka, ariko kandi ni n'iry'umuntu wasinziriye kandi azi ko umwami yabibye imbuto nziza mu murima we. Umuntu wese Imana imaze kubiba imbuto nziza mu murima we, kuko ijambo ry'Imana rigereranya imirima n'imitima yacu, sibyo? Iyo ijambo ry'Imana imbuto nziza imaze kugwa mu mutima wawe, hari itegeko Imana ihita igutegeka, ikubuza gusinzira. Nuzasoma mu Itangiriro mu gice cya 3 umurongo wa 15, igice cya 2 uzasoma igihe Imana yari imaze kurema Adamu, ngo yamumereje ibintu byose by'igikundiro mu murima. Imumereza igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi muri uwo murima, imumereza igiti cy'ubugingo muri uwo murima. Irangije ijyana Adamu muri uwo murima ngo ahingire ibiyirimo, ayirinde. Agenza ate? Niba abantu basinzira kandi umwami yabibye imbuto nziza mu murima, maze bakagenda ntibakomeze kubungabunga iyo mbuto, ntibakomeze kuyihingira, impamvu imwe yagombaga gutera Adamu guhinga ni imwe, ni ukugira ngo hatagira ikindi kintu Imana itaremye kimera muri uriya murima, sibyo? Adamu yagombaga guhinga ku mpamvu imwe, ni ukugira ngo arwanye ko hari ikintu Imana itaremye, kandi iryo somo ritubwira ibintu Imana yaremeye muri uwo murimo. Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto zigenza gute? Ziribwa. Imana imeza igiti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza hagati muri iyo ngobyi. Imana imezamo igiti cy'ubugingo, irangije ifata wa muntu imujyana muri iyo ngobyi ngo ahingire ibiyirimo, arwanya ko hari ikindi giti Imana itaremye kigenza gute? Cyamera. Buriya Adamu rimwe mu mategeko yishe, yanze guhinga, kandi yanze guhinga hameze imikeri n'ibitovu. Ibyo ni ibiti Imana itaremye, byameze kubera yuko Adamu yanze guhinga. Kugira ngo ahingire ibiyirimo, agenza ate? Ayirinde. Yagombaga kuyirinda nanone. Ni nayo mpamvu uyu muntu ikosa yakoze mu gihe umwami yari amaze kubiba imbuto nziza mu murima we. Uyu muntu yaragiye arasinzira, yumva ikibazo yari afite kirarangiye, yumva hari ejo nibwo azajya mu ijuru, maze mu kwirara umwanzi aramwubikira, amugwa gitumo, abiba urukungu muri uyu murima. Nshuti yanjye, uzamura ibitekerezo. Nakubwiye ngo niwumva bitagukora ku mutima, wihanganire, niko ishuri rimeze. Uwaje umunsi n'umaze umwaka n'uwavukiyemo biga kimwe, gusa buri wese akajya acunga yuko umunsi we wagezweho, kugira ngo utazagerwaho uwo munsi ukamurengaho ubufasha Imana yamugeneye atagenje ate? Atabubonye. Aha rero igihe umurima wari umaze kugaragaramo urukungu, umurongo wa 26, nuko amaze kumera, ayo ni amaki? Ni amasaka.
nuko amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Inshuti yanjye, mbese ibibazo biri ku isi bikomoka, mbese Imana niyo nyirabayazana? Mbese Imana niyo yabizanye? Baravuga bati, none se Imana sizana ikibi n'icyiza? None se niba Imana izana ikibi n'icyiza, Satani icyo azana ni iki? Baramubaza bati, ko tuzi wabibye imbuto nziza mu murima wawe, ko tuzi ko rwose zari indobanure, ko tuzi yuko n'ubutaka bwari bwiza ari buzima, none ko tubona harimo urukungu rwavuye he? Maze arabasubiza ngo, umwanzi niwe wagenje ate? Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko ntibizagutwara umwanya ngo ushakire ikibazo cyawe ufite ku Mana. Ibyiza byose bikomoka ku Mana, kandi ibibi byose bikomoka kuri Satani, kandi Satani azanira ibibi kugira ngo abigereke ku Mana, atera amakimbirane hagati yacu n'Imana, duhore duhanganye, tutayikunze, tutayishimiye. Satani abashaka kuhora duteranya n'Imana, atwereka yuko ibyo tutagezeho ari ukubera iki? Wari uzi yuko Imana yanezezwa yuko wanatunga ibintu mu isi ukazajya no mu ijuru? Nshuti yanjye, ibintu utagezeho ntabwo ari ukubera Imana. Imana inezezwa no kuguha umugisha. Nta kintu na kimwe Imana yakugomwa, izi ko cyakugirira umumaro, izi ko cyatuma ubaho neza mu isi ukazajya no mu ijuru. Imana ibonye icyo kintu cyakumerera gutyo, yakiguha ngo iheshe izina ryayo icyubahiro. Ariko umwanzi, wa wundi urwanya Imana, wa wundi wibasira ikintu cyose Imana ishaka. Nabwiye abantu, buriya Satani urwango yanga Imana. Niyo Satani arimo abona inyoni iguruka mu kirere, aba yumva yayihanura akayica, kuko azi yuko iyo abantu bayireba bituma bashima Imana. Satani yanga Imana, ntiyanga abantu bayo gusa, yanga n'inyoni igenda mu kirere, kuko yibutsa abantu ko habaho Imana. Urumva Satani niyo abona inkoko igenda, abavuga ati abo bantu bose bari kuyibona bari kuvuga bati mu ijuru haba Imana. Ni gute namaraho ikintu cyose cyibutsa abantu ko habaho Imana? Kubera urwango Satani yanga Imana, byatumye afata urukungu arushyira mu masaka, kugira ngo abantu bazavuge bati, kari Imana ariyo twabonye ibibase, buriya n'urukungu niyo yagenjeje ite? Niyo yaruzanye. None se abantu basenga babatijwe benshi barakubwira bati, ibyiza n'ibibi byose bikomoka he? Basenga. None nakubajije ngo niba abantu bashinga idini rya Satani, uragira ngo bamurengere bigereye? Bakavuga ati rwose ararengana, ahubwo ikibazo gifite Imana. Wari uzi ko abantu bikuraho ibibazo biteje bakabigereka ku Mana? Wari uzi ko abantu bakuraho ibibazo batejwe na Satani bakabishyira ku gahanga k'Imana? Uzabaza Adamu ngo Imana yamubajije iti, ninde wakubwiye kurya ku giti nakuhaye? Asoza icyaha gishyize he? Imana ibajije Eva, asoza icyaha gishyize ku Mana. Satani abumwere, ahubwo Imana ibinyakibazo. Nshuti yanjye rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko igihe umwami yari amaze kubiba imbuto nziza mu murima we, umwanzi yahengereye abantu basinziriye, kandi abo bantu basinziriye bari bakoze ikosa rikomeye, kuko bagombaga kubera amaso izo mbuto Imana yateye mu mirima yabo, maze bakazirinda, bakazabuza umwanzi kuzazanamo urukungu, kuko umwanzi atari kuruzana bari maso, yagombaga guhengera basinziriye. Abagaragu be baraza babaza nyir'umurima bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Arabasubiza ati, umwanzi niwe warubibye. Matayo 13:37. Arabasubiza ati, ubiba imbuto nziza ni umwana w'iki? Ariko ubiba urukungu ni Satani. Ntabwo Imana ijya ibiba urukungu. Arabasubiza ati, ubiba imbuto nziza n'umwana w'Imana, ariko ubiba urukungu ni Satani. Umurima n'isi, imbuto nziza nizo bana b'ubwami, urukungu ni abana b'umubi. Umwanzi warubibye ni umwanzi. Rusiferi rero niwe wabibye urukungu mu murima, ariko bamubajije ikibazo cya kabiri, bamubaza bati, none urashaka ko tururandura? Niko byanditse mu iri somo ku murongo wa 29.
28 ati umwanzi niwe wagize atyo, abagaragu be baramubaza bati noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati oya, ahari nimurandura urukungu murarandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi, bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu mu ruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cy'Imana. Yesu baramubaje bati none urukungu tururandure? Arababwira ati ni mu rwihorere. Ati kuko mushobora gushaka kurandura urukungu mukarandura amasaka, mushobora gushaka gusiga amasaka mugasiga iki? Ubundi ikintu bita urukungu n'amasaka iyo bitarera biragoye kubitandukanya. Ni ikintu kimwe gishobora gutandukanya urukungu n'amasaka, ni ukwera. Iri somo rimeze kimwe na rya rindi ryanditse muri Yesaya mu gice cya 5 igihe Imana yavugaga iby'umuzabibu n'indibu, sibyo? Indibu niba mwarigeze muyibona ni insina imeze nk'insina neza y'umuzabibu yera igitoki, gusa indibu n'umuzabibu bitandukana igihe kimwe gusa, igihe bimaze kuko ntabwo indibu ishobora kwera igitoki, ariko igihe kitari cyo kwera kitaragera, indibu n'umuzabibu y'umuzabibu y'insina y'ubwoko bwiza biba bimeze kimwe. Kandi iyo urukungu n'amasaka bitarera byose bikaba bikiri ibitontome, hari n'igihe urukungu ruba rurusha gutoha amasaka. Yesu aravuga ati nimugenze mute bikurane, bigeze igihe cyo kwera no gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti nimuteranye urwo rukungu maze muruhambire, muteranye amasaka muyashyire mu kigega, naho urukungu murujugunye he? Yesu yavuze ngo nibategereze ikira. Ubu ngubu ko twicaye aha biragoye ko twarebesha amaso ngo tumenye ngo ninde uzajya mu ijuru ninde uzarimbuka, sibyo? Ibyo bintu hari ikintu kimwe gusa kizabitandukanya. Oya, ni ikintu kimwe kizabitandukanya. Uyu munsi nta wabimenya. Uyu munsi washaka gukuramo urukungu akavuga ati urunguru n'urukungu ndabireba, biramworoheye kwibeshya kuko shobora gukuramo amasaka. Kandi avuze ati ndabibona neza ni amasaka, akavuga ati reka tuyasige, biramworoheye kwibeshya agasiga iki? Hari ikintu kimwe nicyo nshaka kubabwira kizatuma ibintu bitandukana, kimwe kikajya aha ikindi kikajya aha. Hari ikintu kimwe, ni igihe cyo kwera. Muvandimwe wanjye, umurima ni itorero ry'Imana. Ishobora kuba umutima, ishobora no kuba itorero ry'Imana. Imana igenda izana ubwoko bwayo, ariko na Satani nayo ngo agenda azana abantu be ngo bazabuza bajya mu ijuru kujyayo. Wari uzi ko ngo Abisirayeli bahagurutse bagiye Kanani, Satani agahagurutsa abandi bantu gusa bazatuma batajya Kanani, sibyo? Kandi koko bageze ku ntego yabo, batuma umugabane munini batagenza bate. Buriya abantu bavuze bati dukumbuye inyama, dukumbuye amafi, ntabwo ari Abisirayeli. Oya, ni abantu Satani. Ubundi Satani ni umugome. Nababwiye ngo niyo abonye inkoko igenda aravuga tuba abantu bose bari kuyibona baramenya ko habaho Imana, uwampa nkayica. Nuko Satani adakora icyo ashaka cyose, akora icyo ashaka cyose. Iyi si yahita igira gutya ikibirindura, akavuga ati ni hahandi abantu bazarimbuka. Ubu abari kuri uyu mwanya kujya mu ijuru bazajya bazarimbuka nibaze. Nuko atemere gukora icyo ashaka cyose. Ariko Satani ni umugome. Bibiliya ivuga ngo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyigeze ahagarara mu by'ukuri, kuko kuri kutari hehe, kutari muri we. Ariko Satani, Imana yavuze amagambo akomeye, iravuga ngo byihorere bikurane, maze bigeze igihe cyo kwera, bigeze igihe cyo gusarurwa. Niko indibu n'umuzabibu bigenda, barabyihorera bigakurana mu murima umwe. Iyo bigejeje igihe cyo kwera, kimwe cyera indibu ikindi kikera umuzabibu, bigahita byitandukanya completely. Ubu uyu munsi iyo urebye abantu ubona bose bameze kimwe, ariko Imana yo mu ijuru niyo izakora igikorwa ngiye kubabwira, kandi nicyo kizatandukanya abantu.
reka mbasomere icyo gihe cyo kwera Imana yavuze kigomba gutegerezwa. Ibyahishuwe igice cya 14. Bibiliya ivuga ngo byihorere bikurane bigeze igihe cy'isarura, igihe cyo kwera. Maze igihe cyo kwera nikigera cy'isarura, nzabwira abasaruzi nti. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 14 hafite umutwe uvuga ngo imisaruro ibiri. Umwe witwa urukungu, undi ukitwa iki? Umwe witwa umuzabibu, undi ukitwa, yose ni imisaruro. Kandi igihe cyo kwera Yesu yavuze ngo byihorere bikure, bizageze igihe cyo kwera, bizageze igihe cy'isarura. Icyo gihe Yesu yavuze kigomba gutegerezwa n'iki ngiye kubasomera. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 14. Mbona igicu cyera, no ku gicu mbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu, wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe, kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze. Marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga abwira uwicaye kuri icyo gicu ati, ahura umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye, kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane. Iri somo rirakomeye. Iri somo rirakomeye. Yohana yagiye kubona abona uwicaye ku gicu. Agiye kubona mubonana umuhoro utyaye mu ntoki ze, arangije abona undi uvuye mu rusengero abwira uwo wicaye ku gicu ufite umuhoro utyaye ati, ahura umuhoro wawe usarure isi, kuko ibisarurwa byo mu isi byeze cyane. Nshuti zanjye, iyi ni imisaruro ibiri, kandi zabaho ibisarurwa byo mu isi byeze bingana iki cyane. Yesu azagaruka gutwara abakiranutsi hamaze kubaho ikintu cyitwa kwivangura. Abakiranutsi bazaba ari abakiranutsi cyane, bameze nk'itabaza riri ku musozi. Abanyabyaha bazaba ari abanyabyaha cyane, ku buryo nta muntu wavuga ngo ahari wasanga ari abakiranutsi nuko tutabibona neza. Sibyo? Imana izatanga imbaraga zituma ibintu byivangura, kugira ngo hatagira umuntu urimbuka Imana ikavuga ngo nk'uyazize iki ko yakoraga ibintu byiza. Mbega igikorwa Imana igiye kuzakora. Imana yaravuze ngo ufite azakwa, ufite azahabwa, udafite azakwa. Nibyo yaragenje atema. Nshuti yanjye, iyi si mubona irimo imigabane myinshi y'abantu, igiye kuzabaho ikintu cyitwa kwivangura, isoze isigayemo abantu babiri gusa, kandi bose bahejeje inguni, bose bagereranywa n'ibisarurwa byo mu isi byeze bingana iki. Muri Palestina kugira ngo imyaka yere ikenera imvura ebyiri. Ikenera imvura igwa igihe imyaka imaze guterwa, iyo mvura yitwa iy'umuhindo. Ikenera n'indi mvura igwa igihe imyaka igiye gusarurwa, iyo mvura yitwa imvura y'itumba. Kugira ngo ibi bisarurwa byo mu isi byere, Imana irashaka gutanga imvura ebyiri. Narembigishije iby'umwuka wera, ndagira ngo mbabwire ko Imana ishaka gutanga imvura ebyiri. Inshuti zanjye, imvura ni y'umwuka wera mu buryo bw'imvura y'umuhindo. Imana irashaka kuyitanga ngo itegure kwera kw'ibisarurwa, kandi Imana irashaka gutanga imvura y'itumba kugira ngo ibisarurwa byere cyane. Umuntu w'Imana aba umuntu w'Imana mu buryo butihishira. Sibyo? Azaba umuntu w'Imana kugeza ubwo amahame yayo azemera kuyapfira. Azaba umuntu w'Imana ku buryo isi yose izahindukira ikamureba, ikibaza ikintu akozemo, ikamubaza iti kusigaye uri wenyine. Azavuga ati nsigaranye n'Imana. Nshuti yanjye, iyi si igiye kuzabaho ibintu abantu bazaba bakiriho bakabibona bazatangara. Abantu bazaba batagize icyo bafite, nako bafite bazakamburwa, maze abantu bazaba babi cyane. Reka mbabwire, abantu bazaba babi. Umwuka w'Imana nembabwiye ibintu biri kuba mu minsi yacu. Icyambere nuko umwuka w'Imana ari gukurwa mu isi gahoro gahoro. Bamwe barimo baramburwa umwuka w'Imana byiteka, abandi barimo barawuhabwa mu buryo bw'akabura rugero. Umuntu ufite azahabwa, ariko udafite azakwa nicyo yaragenje ateye, nicyo yari afite. Mbega ukuntu isi igiye kuzasoza icitsemo imigabane ibiri. Ndagira ngo mbabwire yuko ubu tuvugana hari imirongo ibiri itandukanye isi, ariko iyo mirongo ntigaragara neza. Mugiye kuzabona yuko isi iriho imirongo iyi ibiri. Nabwiye abantu ntinukurikira Imana, uzabaza umuntu uti niki bisaba ngo nyikurikire neza. Kubera iki?
nuyikurikira nabi uzatangazwa nuko ari wowe ubwawe uzahomba, wowe ubwawe. Byihorere bikurane, bigeze igihe cyo gusarura maze byere, nibwo mwisarura nzabwira abahinzi, maze bagateranya imbuto z'Uwiteka zikajyanwa mu kigega, maze urukungu rugacanishwa umuriro utazima. Reka mbabwire inshuti zanjye, reka mwumve ukuntu ibi bisarurwa byo mu isi byari bimeze igihe uwicaye ku gicu yaraje. Mbese koko cya kindi Yesu yavuze ngo bireke byere byari byeze? Haranditse ngo 14 umurongo wa 14 ibyahishuwe, mbona igicu cyera, no ku gicu mbona uwicaye usa n'umwana w'umuntu, wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe, kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze. 15 marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga, abwira uwicaye kuri icyo gicu ati, ahura umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye, kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane. 16 nuko uwicaye ku gicu yahura umuhoro we mu isi igenze ite? 17 marayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mu ijuru, nawe afite umuhoro utyaye, n'imisaruro ibiri. Hakurikira wundi uvuye ku gicaniro, ariwe mutware w'umuriro, arangurura ijwi rirenga, abwira wa marayika wundi ufite umuhoro utyaye ati, ahura umuhoro wawe utyaye, uca amaseri yo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zinetse cyane. Nuko marayika yahura umuhoro we mu isi, aca imbuto z'umuzabibu w'isi, azijugunya mu muvure munini w'umujinya w'Imana. Uwo muvure wengesherezwamo ibirenge inyuma ya wa mudugudu, uvamo amaraso agera ku mikoba no ku majosi y'amafarashi, agera kuri stadiyo 1,600. Mbega umusaruro wa kabiri witwa umusaruro w'inzabibu zinetse cyane, witwa umusaruro w'abanyabyaha. Nabo bazaba bakabije kuba babi, bazaba bakabije gukora ibyaha, ka kantu kabazigaziga kazaba karangiye, umuntu azajya bahagaze nk'uko ari, n'ubumuntu bwe n'ubunyacyaha bwe, kuko inzabibu zo mu isi zinetse cyane. Abantu bazaba ari babi kuri purusi 100 basa na Satani, inzabibu zo mu isi zinetse cyane, maze ngo izo nzabibu zizashyirwa mu muvure witwa umuvure w'umujinya w'Imana. Abanyabyaha bazaba bagiye kurimbuka by'iteka ryose, kandi Imana izaba igiye kugaragara ko ikiranuka, kandi kitagitsindishiriza uwo gutsindwa, kandi kitagitsindisha uwo gutsindishirizwa. Nshuti yanjye, Imana izagaragara yuko ari intabera imbere ya buri muntu wese. Umuntu wayishyizeho urubanza akaba yarayishinjije ibibi bimubaho, azasoza arenganuye Imana abonye ko atari nyirabayazana. Imana izagaragara ko ari nziza imbere y'abatuye isi bose. Nubwo Satani aharanira kuduteranya n'Imana, nubwo aharanira kuzana urusika hagati yacu nayo, nubwo aharanira kugira ngo duhore tutumvikana nayo, duhore rwose dufite amakimbirane, ariko abantu bazajya mu ijuru bazabwira Imana bati, Imana urakiranuka, inzira zawe ni nziza, nta mwijima zirimo, ziri mu mucyo gusa. Muvandimwe wanjye, Satani niwe mpamvu y'ibibazo byose. Ibitagenda neza byose ni ukubera Satani, ariko Yesu Kristo agiye kuzagaruka ashyira ibintu byose ho iherezo. Umugaragu w'Imana Yohana ngo yagiye kubona uwicaye ku gicu. Nuko ukiri isomo rivuga yuko yari yicaye ku gicu. Iyo usomye mu byakozwe mu gice cya 1 umurongo wa 9, igihe Yesu yari agiye gusubira mu ijuru maze akazamuka, Bibiliya ivuga ngo igicu kigenza gute? Kiramukingiriza, maze abari babyitegereje barabwirwa ngo uko mumubonye ajya mu ijuru niko azagaruka. Uko mubonye igicu kimukingiriza, n'ubundi azazana n'ibicu. None si byo bicu yari yicayeho nibihe? Nunasoma mu byahishwe igice cya 1 umurongo wa 7 handitse ngo dore arazana n'ibicu, kandi amasosi azagenza ate? Ndetse n'abamushihombye amacumu nabo bazamureba. Yesu Kristo azazana n'igicu. Kubera icyo azazana n'igicu? Kubera iki yagiye igicu kikamukingiriza? Igihe Yesu yaravuye mu isi, arangije umurimo wamuzanye wo gucungura umuntu, akazamuka akarenga metero na za kilometero, ngo ingabo zo mu ijuru zose zari zaturutse mu ijuru zaje kumusanganira. Yesu igihe yaratabarutse, mu ijuru hari hasigaye ubusa.
niko umuja w'Imana yanditse mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose ku cyigisho kivuga ngo ngiye kwa data ari we so. Ni nacyo cyigisho gisoza icyo gitabo. Bavuga uburyo Yesu igihe yararangije umurimo we mu isi, azamutse agiye mu ijuru, avuga yuko atsinze. Muzi yuko igihe Yesu yarazutse yiyeretse umuntu umwe gusa. Yesu amaze kuzuka yiyeretse umuntu umwe witwa Mariya Magadalena. Niwe wenyine wamubonye, abandi bose bamubonye avuye mu ijuru, sibyo? Mariya Magadalena niwe wenyine yiyeretse mbere yuko ajya mu ijuru. Igihe Mariya yaragiye kumuhobera ngo amwishimire, Yesu yakoresheje ikiganza cye aramubwira ati ntunkoreho, sindamenya niba igitambo cyanjye cyemewe, sindamenya niba ikibazo umunyabyaha yari afite cyarangiye, sindamenya niba umuntu yacunguwe by'iteka ryose, none ntunkoreho. Maze abuza Mariya kumukoraho, ahubwo aramubwira ati ahubwo ajya kwa bene so, kwa ba Petero, kwa ba Yohana, ubabwire ko ngiye kwa data ari we so, kandi ko ningaruka tuzahurira i Galileya. Maze Yesu ahita azamuka mu ijuru. Maze ageze mu ijuru, amarembo yo mu ijuru ahita amukingukira. Abo mu masatara acumuye, abamarayika n'abakerubi n'abaserafi bose bari baje kumwakira, ngo maze nabo bashaka kumuhobera ngo bamwishimire. Yesu nabo ngakoresha ikiganza cye arabahagarika, arababwira ati sindamenya niba igitambo cyanjye cyemewe, sindamenya niba ubutabera bw'Imana bwanyuzwe, sindamenya niba ikibazo cy'umuntu nishingiye cyabonye igisubizo. Maze Yesu arabahagarika, bubabuza kumusuhuza, ngo maze umuja w'Imana abona Yesu yegera data wa twese. Yerekana inkovu zo mu biganza, yerekana inkovu zo mu ruhanga, yerekana icumu ryo mu rubavu, yerekana inkovu zo mu birenge. Abaza data ngo data, mbese ikibazo cy'umunyabyaha cyarangiye? Mbese igitambo cyanjye cyemewe? Niko yabajije. Umuja w'Imana arandika ngo nuko Yesu akibaza icyo kibazo, mpita numva data wa twese aririmba indirimbo ahora aririmba uko umunyabyaha umwe yihannye. Ngo maze arangije iyo ndirimbo abwira Yesu ngo ikibazo cy'umunyabyaha cyarangiye, igitambo cyawe kiruzuye kandi cyemewe. Maze Yesu ngo avuga ikindi kintu gikomeye, abwira Imana ngo data, niba igitambo cyanjye cyemewe, niba ikibazo cy'umunyabyaha cyabonye igisubizo, ndifuza yuko aho ndi ariho abo nagiye gucungura nabo bazaba. Maze ngo Imana yamubwira iti umunsi umwe umuntu wese uzemera amaraso yawe, ayo maraso akameneka ku mutima we akamuhindura, umunsi umwe muzaba mu bwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu igihe abantu bazaba bageze mu ijuru, ngo abantu bose bazabaza Yesu bataba abantu ni bande. Yesu ni wenyine uzaba uri bubasobanure. Azabwira abamarayika ati aba ni abantu banjye. Aba bantu bameshe ibishura byabo mu maraso ya Yesu barabyeza, birakwiriye ko baba hano iteka ryose. Nshuti yanjye, Yesu amaze kubona icyo gisubizo yahise agaruka mu isi. Ntabwo yaraye mu ijuru, yahise agaruka mu isi. Ageze mu isi nibwo yavuze amagambo akomeye, ayabwira abigishwa be. Arababwira ati ubu mundeba, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Ngaho nimujye mu mahanga yose, mubwiriza abantu bose baremye ubutumwa bwiza. Abantu bazihana bakizera, muzababatize. Iryo tangazo Yesu yarivuze avuye mu ijuru, abwira abigishwa bati ubu nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nshuti yanjye, mbega kuzajya mu ijuru ntago bigira uko bisa. Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ati ubu nahawe ubutware, sibyo? Ubu mu ijuru no mu isi ubutware nabwegukanye. Rero Yesu agiye kuzaza gukora igikorwa gisoza amateka y'isi, kandi azaza Imana imaze gutanga imbaraga zituma iyi si yivangura. Ejo narababwiye ngo niba Imana yarageneye itorero rya Nyamirambo imbaraga runaka y'umwuka wera, nihashaka hazaba abantu 50 bo kuyakira mu bantu ibihumbi bingahe, iyo mbaraga Imana yageneye itorero rya Nyamirambo ntabwo izajya mu biryogo, sibyo? Iyo mbaraga izahabwa abantu bazayemera b'inyamirambo, kandi bazahabwa imbaraga yagahawe abantu bose bo muri uru rusengero. Kubera iki? Kuko abandi bazaba basigaye bazahinduka umwijima, bazarwanya bagenzi babo, ariko abo bantu bake bazaba bafite imbaraga y'Imana yagahawe abantu bo mu rusengero bose, bazarwanya benshi basigaye maze babaneshe.
rero ni iby'agaciro gakomeye guhagarara mu ruhande rwiza rw'umwami. Lusiferi rero yaravugaga, yari intungane rwose, yuzuye ubwenge n'ubwiza bihebuje, yahoze muri Edeni ya ngobyi y'Imana, umwambaro we wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, yari yarasigiwe kugira ngo abe umukerubi utwikira. Niko yari ameze Lusiferi akiri mu ijuru, yari umumarayika mwiza ufite ubwenge bwinshi, ngo ariko ubugenza buriya abantu bajya bagenzura buri kantu kose, basoza bagenzuye n'ibitagenzurwa. Ubugenza bwe nibwo bwamuteye gukora ishyano, maze yiha kugenzura n'uwamuremye. Igitekerezo cya marayika wacumuye waribwira guti, nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, nzaba nk'isumba byose. Ngo ariko Imana yamubwira iti, ahubwo uzamanuka ujye munsi ya rwa rwobo. Intambara yo guharanira ubutware bw'isi n'ijuru yatangiriye mu ijuru. Iyo ntambara ejo nibwo twaganiraga n'abantu, ndimo mabwira ko intambara yatangiriye mu ijuru. Intambara ya nyuma izarwanirwa ahantu hitwa Iharemagedoni, kandi iyo ntambara izasoza Yesu atsinze, n'abari mu murwa w'Imana nabo bazaba batsinze. Intambara zose musoma kuri iyi si zose zifite inkomoko kuri se w'intambara Satani, zatangiriye mu ijuru. Nshuti yanjye, mu byesho 11 hari igice gifite umutwe uvuga ngo intambara z'umwami w'ikusi n'uw'ikasikazi. Izo ntambara zatangiriye mu ijuru zikomereza muri iyi si, kandi zizarangirira Iharemagedoni. Niho intambara ya nyuma izarwanirwa, kandi iyo ntambara izasoza Yesu atsinze. Nubwo yatsinze n'ubundi, ariko azatsinda ku mugaragaro, na Satani nubwo yatsinzwe azatsindwa ku mugaragaro. Lusiferi rero, mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha. Cya kiyoka kiracibwa, nicyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, kijugunywa mu isi, maze abamarayika bacyo bajugunywanwa nacyo. Ngiki kiyoka kinini cyitwa umwanzi na Satani cyajugunywe mu isi, maze umugaragu w'Imana arandika ngo, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo, muri Luka 10:18. Nshuti yanjye muvandimwe, Satani yaciwe mu ijuru, maze intambara ayikomereza kuri iyi si. N'uyu munsi ibibazo uhura nabyo bifitanye isano n'intambara ya Satani. Ibintu bitagenda neza byose bifitanye isano n'intambara ya Satani, ariko nta sano bifitanye n'Imana. Cyakora ibyiza ujya ubona muri iyo ntambara, agahenje ujya ubonamo kubona Satani atararakwishe, bifitanye isano n'Imana. Nuko rero wajuru we, namwe abari bamo nimwishime, naho we wasi we, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko asigaje igihe gito. Hari amasomo nsoma nkumva arantangaje. Iri somo kimwe n'irindi somo rivuga ngo azerera nk'intare igenza ite, ashaka uwo maze n'inkoko arashaka kwica, nkanswe we waremwe ku ishusho y'Imana. Mbese Imana yaremye isi ifite umugambi wo kwijugunyaho Satani? Cyo ni ikibazo. Igisubizo ni hoya. Ntabwo igisubizo ari yego, ahubwo ni hoya. Nubwo nzi ko abantu benshi bibatera intambara, bikabatera gushidikanya Imana, ariko Imana yari ifite uwuhe mugambi mu kurema isi n'umuntu? Mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose n'ibifite ubugingo byose byigenza ku isi, ngo umugambi w'Imana mu kurema umuntu. None se kuki Satani byagenze biti? Ndagira ngo mbabwire yuko Satani iyi si yaramwakiriye, ariko si Imana yayimujugunyeho. Wari uzi yuko kugira ngo Satani agere kuri iyi si yanyuze ku yandi masi? Mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze banditse yuko hari handi masi abaho ibindi biremwa. Ayo masi nayo abaho igiti cy'ubwenge, kandi nayo yageragereshejwe gucumura, ariko yaranesheje. Ayo masi ntiyacumuye. Nta muntu n'umwe wo kuri ayo masi wigeze arya ku giti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi, ariko ayo masi yose Satani yayanyuzeho, kandi yose abaho igiti cy'ubwenge. Iyi si niyo yonyine yariye ku giti cyabuzanijwe. Hari igihe abantu bajya bagira ngo impungenge ku byerekeranye no kuzajya mu ijuru, bati mbese aho icyane kizongera kikabaho? Igisubizo ni hoya. Hari ibintu bibiri bizatuma icyaha kitazongera kubaho. Icya mbere,
nuko bwo Satani atazaba agihari, sibyo? Nubwo abantu bagiye bacumura, Imana ikabacungura ikabakurikirana, ariko bakomeje kubanaho na Satani. Mu gihe Yesu azagaruka bwo ikibazo cya Satani kizaba kigenje gute? Icya kabiri kizatuma icyaha kitazongera kubaho nuko ahantu tuzajya nta giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi kizagenza gute. Nimuzasoma nitugera mu ijuru mu isi nshya, mwasomye yuko muzahasanga igiti cy'ubugingo, sibyo? Ariko nta giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi kizabayo. Ikibazo cy'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi kizaba cyaragenje gute? Mbese nta hantu ho kugeragerezwa hazaba hahari. Burya umuntu acumura igihe bamubwiye bati nturenga, sibyo? Maze ubwo rwose akaba atezwe umutego wo kuharenga. None se niba nta hantu havuga nturenga aha, umuntu azaba acumura iki kandi? Wari uzi ko Adamu yari afite ikigerageza ahantu hamwe gusa? Hamwe. Ntabwo yari afite ikigerageza ahantu 10. Yari afite ikigerageza ahantu hamwe gusa, ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'iki. Buri munsi yabaga afite marayika uza kumubwira uti hari ikiremwa cyavuye mu ijuru, ni wowe gihiga, kizagutegera kuri kiriya giti Imana yakubujije. Nyamuneka Adamu, kubwo kugira ngo utazakiryaho ntuzatandukane n'umugore wawe, icyo giti ntuzakibazeho. Yabaga mufite buri munsi. Kandi nasomye amagambo avuga ngo iyo Adamu aramukanesheje Satani rimwe gusa, Satani yari gukomeza urugendo nk'uko yaneshejwe no ku yandi masa agakomeza urugendo, ntabwo yari kuzajya ahora akurikirana Adamu, cyane ko nta n'ahandi hantu ho kumutegera yari agenjeje ate. Buriya kugira ngo Satani ashuka Adamu byaramugoye, byamutwaye imbaraga, nta na rimwe yigeze yizera ko azamugusha. Yamushutse ahinda umushyitsi ati nimushuka simugushe, ko ibyanjye biba birangiye biragenda biti. Nawe yagize chance imwe, ariko reka mbabwire, urwo rugamba niba hari ikintu Satani ngo yamaze imyaka myinshi yifuza gushuka Adamu, yarabuze ahantu yahera, ajya kuza akabona Adamu yamubonye agasubirayo. Maze aravuga ati kama mbaya ngiye kubikora, niba ari ugupfa ndapfa, niba ari ukujyana n'uyu muntu turajyana. Yaravuze ati umva, dore igihe nagiriye ubwoba, dore inshuro nsubiriyeyo mu nzira, ngiye gushoza urugamba ndebe icyo rubyara. Niko Satani yashutse Adamu. Yaravuze ati ubu ni ugupfa no gukira, ndarimbuka jyenyine n'ingabo zanjye cyandajyana n'uyu muntu. Maze agira amahirwe agusha umuntu, ariko ngo hari ibanga Imana yari ifite ritazwi na Satani, ritazwi n'umumarayika, ryitwa inama y'agakiza. Satani yarazi ko nacumuza umuntu iby'umuntu bizaba birangiye, yarazi yuko bizagenda nk'ibye, sibyo? Ariko Imana yari yarateguye inama mbere y'igihe yuko izacungura umuntu. Wari uzi ko rero niba hari ibintu bibaho nkunda muri Bibiliya, ni ibi bintu ndi kubabwira, ibintu ndabikunda nanjye, kandi iyo ndi kubivuga mba numva ndimo naguka. Ibi bintu ndi kubabwira, Imana yari ifite amabanga 3 yanditse mu gitabo cyitwa uburezi. Ibanga rya mbere ni iyi si, Imana yiremye yitwikiriza umwijima. Ibanga rya kabiri ni ukuremwa k'umuntu. Ibanga rya gatatu ni ukwambara umubiri kwa Yesu. Iryo banga ryatunguye Satani igihe yari amaze gucumuza umuntu, azi yuko agiye kumufata ukuboko bakajya igihenomu, cyangwa se bigatera Imana kwica amategeko yayo ikamukiza, ikavuga icyo yajijije Satani. Ariko hari ikintu Imana yise ikora. Igihe umuntu yari amaze gucumura, Imana yakoze ikintu ngiye kubabwira. Yahishuye inama y'agakiza. Yayihishuye ite? Yazanye umusaraba, sibyo? Uwo musaraba Adamu yarawubonye na Satani yarawubonye, ariko bawubonyeho ibintu bibiri bitandukanye. Icyo Satani yawubonyeho niwo yamenyeyeho yuko Yesu azapfira umuntu. Ntiyarazi ko Yesu azapfira umuntu, yarazi ko iby'umuntu birangiye, ariko akibona umusaraba yaravuze ati burya Imana yaremye umuntu izava mu ijuru izipfe mu cyimbo cye. Ngo maze Satani aravuga ati mva Yesu we uzaza uri umuntu nawe duhangane. Ariko ikintu Satani Adamu yabonye kuri uwo musaraba, yawuboneyeho filime, awuboneraho ibizaba kuri Yesu byose, kuva avukiye mu muvure w'inka kugeza guhinya bihanga.
kandi ibyo bintu Adamu yabonye nibyo byatumye ahereza Satani ikiganza, aramubwira turabeho. Aramubwira ati twarabanye, waranshutse, naragukoreye uncumuza ku Mana, ubu uyu munsi n'iyi saha n'iyi tariki urabeho. Amusezeraho. Ngiki ikintu cyagaruye Adamu. Ubundi Imana yaramuhamagaraga ituriha agakomeza urugendo, ariko umusaraba washyize urwango hagati ya Adamu na Satani. Isomo rivuga ngo nzashyira urwango hagati yawe. Uwo musaraba watumye Satani abwira Adamu ngo niba ibi bintu byizeye umvira. Kandi uwo musaraba watumye Adamu abwira Satani atumva igihe nagukoreye kirahagije urabeho. Ati ndatangaye, Imana irankunda ku buryo nibyo nakoze yabimbabariye. Maze Satani asezera kuri Adamu na Adamu amusezeraho. Mu cyigisho cyitwa urwango hagati y'umuntu na Satani kiba mu gitabo cy'intambara ikomeye baranditse ngo umuntu wese utaramenya agaciro k'umusaraba wa Yesu, hagati ye na Satani nta rwango ruhari, hari urukundo. Ni ryari urwango ruza hagati y'umuntu na Satani? Ni ryari Satani yanga umuntu akamubwira ati mvira aha? Ni ryari umuntu yanga Satani akamusezeraho? Ni igihe umusaraba wa Kristo usobanutse mu buremere bwawo n'igikorwa cyawo mu mutima w'umuntu. Uwo muntu ntashobora gukomeza kunga ubumwe na Satani, umugozi wari uri hagati yabo uhita ucika. Ngo abantu bose bakunda icyaha bakakivugira, ariko umuntu wasobanukiwe agaciro k'umusaraba, wasobanukiwe uwo ubambweho. Hari indirimbo tujya tugira ngo mbwira iby'umusaraba yabambweho, mbwira ibye byose, menyesha ibya Yesu byose, maze ugenze ute? Mbwira ibye by'ingenzi byose, nezezwa no kubyumva. Kuki umuntu yavugaga ngo bimbwire? Ninde yabwiraga ngo nabimubwire se ubundi? Ni Umwuka Wera ubitubwira, akabitubwira nk'uko biri mu buremere bwabyo no mu gaciro kabyo. Aravuga ati menyesha ibya Yesu byose maze ubinyandikemo. Mbwira ibye by'ingenzi byose, nezezwa no kubyumva. Mbwira uko abamarayika baririmbye yavutse, ngo icyubahiro ku Mana, amahoro abe mu bisi. Menyesha ibya Yesu byose maze ubinyandikemo. Mbwira ibye by'ingenzi byose, nezezwa no kubyumva. Mbwira ibyo mu butayu n'iminsi yahamaze, n'uburyo yageragejwe agatsinda ibishuko. Mbwira iby'umurimo ye, vuga uko yababajwe agahemurwa bamwanze, agahinyurwa nk'impabe. Mbwira iby'umusaraba we, uwo bamubambyeho. Mbwira n'aho bamuhambye, mbwira n'uko yazutse. N'urukundo ruhebuje ntacyo narugeraho, dore ndababaye. Mbwira iby'urukundo rwancunguye. Yesu ni mwiza kandi yaraducunguye muri iyi si, kandi azanadukura mu isi atujyane mu ijuru. Ni ukuri ko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri ingobyi. Umva umushukanyi. Maze Eva arayisubiza ati imbuto z'ibiti byose byo muri ingobyi twemerwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati mu ngobyi, n'izimana yatubwiye ati ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka iramubwira iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Sekibi ni umushukanyi, ni umunyabinyoma, niko muri Yohana 8:40 yavuga. Kandi ni se w'iki? Uweherekera kose ari umwicanyi, kandi ntiyigeze ahagarara mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Mu Baroma 6:16 ntimuzi yuko mwihaye kuba imbata zo kumvira muri imbata z'uwo, imbata z'ibyaha zizana urupfu, cyangwa imbata zo kumvira kuzana gukiranuka. Rero muvandimwe wanjye, ishavu, umubabaro, amarira, agahinda ni ingaruka z'icyaha. Imana nta ruhari bifitemo. Isi y'agahozo mu mubabaro mwinshi, maze abantu bakagenda bumiwe, babuze icyo bafata n'icyo bareka, kugeza ubwo abantu biyahura. Ni ukubera Satani. Ni kuki Imana? Mbese amaherezo y'ibyo bintu ni ayahe? Imana igiye kuzabishyiraho iherezo bidatinze. Abantu bapfuye maze bazuke, abarira bazihanagura amarira yabo, kandi abarya ntibahage bazarya ku giti cy'ubugingo. Imana izashyira ibintu byose iherezo, imbaraga zirimbura zibyaremwe zizahita zirangira. Nshuti yanjye muvandimwe, Yesu Kristo agiye kuzashyira ibintu byose ho iherezo, kuko muri Luka 13:16 kandi uyu kuko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze imyaka 18 aboshywe na Satani, ntiyarakwiye kubohorwa iyi ngoyi.
dore nguko uko Imana iteye. Ariko abantu bakorera Satani batuwamukirije iki? Mbese Imana izarimbura iyi si yigometse? Ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza neza nkakwiyegereza. Kandi mbese Imana yari gukora iki? Itangiriro 3, isezerano ry'umukiza, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, rwarengurizaga kuri Yesu Kristo waje kuvuka. Yesu yahanganye n'ibigeragezo bya Getsemani, ahangana na Karuvari, ahangana no mu butayu, ariko yaratsinze. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikore kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwa ruhinduza ubusa ufite ubutware bw'urupfu niwe Satani. Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko jye sinzakwibagirwa, ni Uwiteka avuga. Marayika w'Umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru, ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Marayika abwira abagore ati, mwitinya, ntari hano kuko yazutse. Yesu yarazutse kandi yagiye mu ijuru, kandi agiye kuzagaruka, kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso, dukinana n'imyuka mibi y'ahantu yo mu ijuru. Gahunda y'ijuru ni gahunda yo gutabara. Niyo mpamvu mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yari uwo kwizerwa kandi w'ukuri, kandi niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye, akaneshereza ubwoko bwe. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru, kandi ku mwenda we no ku kibero cye handitswe ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Muvandimwe wanjye, amaherezo y'ikibi cyazanywe na Satani umuntu akacyakira agiye kuzagira iherezo, ariko isi izaba imaze gucikamo imigabane ibiri. Abantu bamwe bazaba barakunze ubuhake bwa Satani, baramuvugiye, baramurwaniriye, baranze ko Imana igira icyo ikora ku mico yabo. Bazaba bagiye gusoza nabi, n'umuntu uzaba ufite umuhoro witeguye guca amaseri yo ku muzabibu kugira ngo ayijugunye mu muvure munini wengesherezwamo umujinya w'Imana. Ariko nanone abantu bazaba baremeye ko Kristo akiri ikintu akora ku mico yabo, bazaba barabaye umusaruro mwiza uzaba ugiye gushyirwa mu kigega cy'Imana. Reka rero uyu munsi usaba Imana kugira ngo igufashe. Nabambabwiye nimugoroba ngo aya materaniro, mbere yuko yazamo ukwiriye kugira icyifuzo ugira mu mutima wawe, ukajya uhaguruka iwawe ukizanye imbere y'Imana. Kandi igihe tuzasoza aya materaniro uzatubwire, tuguhe umwanya ushima Imana, utubwire utumva ndashima Imana. Uwiteka abahe umugisha mwese, mbifurije umugoroba mwiza, kandi mbifurije kuzagira amaherezo meza igihe Yesu azaba agarutse, mu izina rya Yesu.